Ndagusuhuje. Mitsutsu nta kuntu atagiraga kugira ngo abashe gufata neza umurwayi, icyo yashakaga cyose yakimuhaga, yewe ndetse n'icyo yifuzaga yagerageza kumufasha mu buzima bugiye butandukanye. Gusa ibi ngibi byose tubikorera ubuzima, iyo byanze burya biba byanze. Ubu uyu munsi tuvugana aka kanya umuvandimwe wa Mitsutsu ntabwo akiri kuri iyi si ya rurema. Nyagasani yamuhamagaye yamubwiye ngo umwana wanjye ambara umwambaro wera. Amakuru ari gucicikana nayo ngayo hari ukuntu byagenze. Ndagira ngo rero niba utarakanda subscribe wowe uyikande, nawe wayikanze ngo wayikaze kumira umugari wa internet kandi muri isanga. Yes, namaze kuguha rero ikaze. Ni inkuru rero, inkuru y'akababaro, ni inkuru itari nziza ku bakunzi ba Kazungu Emmanuel ukina muri filime ndetse na comedy yitwa Mitsutsu. Iyi rero ni inkuru y'akababaro, ni inkuru rero yari maze iminsi iri ku mbuga nkoranyambaga y'umuvandimwe we witwa Desire. Uyu muvandimwe we rero yaje gufatwa n'uburwayi, uburwayi bwacanze abaganga bayoberwa indwara y'abarwaye, barashakisha baburirwa irengero, baraburirwa. Cyokora bigeze nyuma bagenda babaza bati nyaboneka umuntu waba warayirwaye mwaba muzamuturangire batubwire ubwoko bw'indwara. Cyokora ku bw'amahirwe uwo muntu sinzi ukuntu byagenze, indwara bagero barayimenya niba barabonye umuntu uyirwaye, sinzi ukuntu byagenze, ariko barayimenye indwara. Ubwo bamuvura bazi indwara, kuko ni amagambo uyu Kazungu Emmanuel uzwi nka Mitsutsu yavugiye ku mbuga nkoranyambaga ko indwara yamaze kumenyekana, ubu arahimana. Ubwo ibyo ni amagambo yavuze. Hanyuma rero umuvandimwe rero wa Mitsutsu yakomeje kwitabwaho mu buryo bugiye butandukanye, ariko ibitaro yari arimo yahereye ku bitaro bya CHUK, niho yitabwagaho n'abaganga mu minsi ya mbere. Ubwo rero ubwo ngubwo rero ibyo byose rero bagerageje kumufasha mu buryo bugiye butandukanye. Akaba yarabanje nyine nk'uko nari ndi kubikubwira kuvurirwa muri CHUK, nyuma rero yaje guhita yimurirwa mu bitaro bikuru bya gisirikare, ndavuga Kanombe, kubera uburwayi bwari bukomeye cyane, kuko CHUK byari byamaze kubacanga, baburiwe uburyo iyi ndwara imeze, mbese byabavanze. Ubwo rero ahita yimurirwa mu bitaro bikuru bya gisirikare bya Kanombe. Ubwo rero niho uyu muvandimwe wa Mitsutsu witwa Desire yarari. Amakuru rero niko arimo avugwa.
uburwayi bwa Desire rero ubu burwayi bwa Desire bukaba bwaratumye rero uwitwa Mitsutsu agera ku rwego rwo gushyira ku isoko channel YouTube ye yitwa Mitsutsu Empire ndetse na moto ye kugira ngo abone amafaranga yo gukomeza kurwaza umuvandimwe we kugira ngo bamuvure nyaboneka harebwe ibyari byo. Muri Nyakanga rero mu mwaka w'2026 umuhanzi Israel Mbonyi uzwi ku ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano mu Rwanda ndetse no muri East African Community arazwi cyane kuko ni nawe number 1. Uyu mugabo rero muri Nyakanga mu mwaka uyu turimo 2026 mbese yakoze icyo twita visite, yaramusuye kuko Mitsutsu yari yaravuze ko Desire yifuzaga cyane guhura nawe, ndavuga Israel Mbonyi uyu murwayi Desire yifuzaga kuba yahura na Israel Mbonyi kubera ko ngo yaramukundaga cyane, yifuzaga rero guhura nawe kandi indirimbo za Israel Mbonyi ngo zamukoraga ku mutima cyane, zakoraga Desire ku mutima cyane muri biriya bihe. Niyo mpamvu rero uruzinduko rwa Israel Mbonyi aza gusura uyu muvandimwe wa Mitsutsu wari urwaye amerewe nabi, mwagiye mubibona kuri Instagram, za YouTube na za Facebook na za TikTok. Israel Mbonyi yaje kumusura aho yararwariye, nyine wabonaga ko Israel Mbonyi yamuririmbiye umwana nawe aho yari ku gitanda, mbese abasha nawe kujoiningana nawe nubwo atavugaga ngo byumvikane kubera impamvu z'uburwayi ze mwarabibonaga. Nuko nguko rero byagenze uyu munsi rero byari bisa naho birimo guhanurwa kubera ko umupasiteri yagiyeyo agiye kumusura, noneho arangije aramuhanurira ngo abonye imyambaro myera Desire ayambaye, ngabona n'abamarayika, ibintu nk'ibyo bisa naho rero byari bisa naho biri kugenda biburira biteye ubwoba. Ubwo rero ubwo ni umwambaro wera birumvikana nyine ubwo Nyagasana aba yaguhamagaye. Ubwo rero byarangiye muri kino gitondo cyo kuwa tariki kuri tariki zigera muri 7 ukwezi kwa 8 umwaka wa 2026 uyu muvandimwe wa Mitsutsu Desire ntabwo akiri kuri iyi si ya rurema. Ni inkuru rero y'incamugongo mu muryango wa filime cyo twita sinema ndetse n'abakunzi ba Mitsutsu. Ni inkuru rero ibabaje, ni inkuru ibabaje rwose. Mitsutsu ntako atari yaritanze kugera aho yashyize ku isoko channel YouTube ye yitwa Mitsutsu Empire, akagera aho agashyiraho na moto ye yakundaga kugendaho kugira ngo byibura umuvandimwe we abeho. Kubwa ya mpamvu rero Imana ishyiraho ikavuga iti buri wese agira impamvu ye, buri wese afite igihe nzamubwirira ntivayo urakora icyaho ngaho ku isi. Nubwo buryo rero byagenzemo ntabwo biba bivuze ngo iki niki, iyo Imana iguhamagaye uragenda. Ubwo rero byarangiye muri kino gitondo rero umuvandimwe wa Mitsutsu tayari yamaze kuba agenda, tubyita kwitaba Imana. Ubwo yitabye Imana rero Imana irumuhe iruhuko ridashira. Hanyuma inshuti n'abavandimwe ba Mitsutsu mukomeze kwihangana, mukomeze kwihangana rwose, niko bigenda. Ni impamvu z'ubuzima kandi ibyo ngibyo biba bigomba kuzabaho. Nta muntu ubaho ngarambe nk'umusozi, ariko ikiba kibi ni ukugenda ukiri muto nk'uyu mwana yari akiri mutoya murumuna wa Mitsutsu.
hanyuma rero tuvuge tuti mwihangane, mukomeze kwihangana. Kingdom JB TV turabihanganishije, nta kundi ubuzima niko bigenda. Nitwa Bonviva, yino yitwa Kingdom JB TV. Ndagushimiye kandi ugira umunsi mwiza, mukomeze kwihangana. Oya 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 never 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 oyo 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 oyo